nongeye kubasuhuza mwebwe tubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu ya Twidagadure TV show. Nge wumva nitwa Claude nk'ibisanzwe rero iyi channel ibagezaho amakuru y'ibyamamare, indirimbo zigezweho, amakuru y'abastare, showbiz muri rusange ndetse na entertainment, byose tubihuriza hamwe tukabibazanira kuri YouTube channel. Mwebwe mukunda filime zigiye zitandukanye, izakunzwe kera, izikunzwe ubu ngubu, bazanira amateka avuga kuri izo filime, incamake y'izo filime ndetse nkabazanira n'amateka y'abakinnyi bakinnye izo filime twagiye dukunda. N'uyu munsi rero nibyo ngize ngo ngaruke mbabwira ku mateka rero y'umukinnyi w'icyamamare wa sinema y'Ubuhinde, dore ko nkunda kubazanira abahinde cyane kuko benshi muri twe dukunda filime z'abahinde, dore ko bakina filime ziryoheye amaso kandi ujya kureba ugataha wishimye mu by'ukuri, cyangwa se wanayireba uri iwawe ukumva wishimye ndetse ikagufasha no kuba wakoroshya ubuzima. Iyi ni filime rero yitwa Force y'uyu mugabo yamenyekanyemo bwa mbere. Niba warayirebye, ni filime yakinnye ari umwe twita The Band, ubwo acteri yari John Abraham naramubazaniye, reka mbazanire n'uyu mugabo. Ni amateka akomeye y'icyamamare, icyamamare muri sinema ndetse no mu gisata cy'abamodo, cyangwa se umunyamideli wari ukomeye ndetse n'ubu ngubu akaba ari umunyamideli ukomeye. Uwo nta wundi yitwa Vidyuti Jamwal. Ubuzima bwa Vidyuti Jamwal, uruhare rwe mu gukina filime z'imirwano ndetse no muri modo cyangwa se mu gisata cya modo cyangwa se model, ubwo yamurikaga imideli, uyu niwe mbazaniye. Amazina ye nyakuri yitwa Vidyuti Dev Singh Jamwal. Uyu nguyu mwamumenye nka Komando, gusa uyu mugabo yitwa Vidyuti Dev Singh Jamwal. Akaba yaravutse tariki 10 Ukuboza umwaka wa 1980. Yavukiye rero muri Jammu, aho ni hamwe bitaga Jammu na Kashmir mu Buhinde. Umugabo rero kugeza ubu ngubu ni umukinnyi w'amafilime, umutoza w'imyitozo ngororamubiri, umuhanga mu mirwano, bimwe bakunze kwita martial arts. Ubwana rero n'ubuzima bwe bwo mu buto, uyu mugabo Vidyuti Jamwal yavukiye rero mu muryango w'abasike mu gace ka Jammu. Ku myaka rero 3 gusa yonyine yatangiye kwiga ubuhanga gakondo bw'imirwano bwo muri Kerala, bwitwa Karalipayattu. Ni ubwoko bw'imirwano rero bwabarizwaga mu kariya gace kitwa Kerala, aho uyu mugabo yavukiye. Rero ahugurirwa mu kigo nyina yamujyanyemo kwiga iyi mirwano. Mu bwana bwe bwari bugoye kuko se yapfuye. Rero ise yari umusirikare, akaba yarapfuye rero akiri muto, maze rero nyina amurera wenyine. Nubwo bitari byoroshye, yakuranye rero intumbero yo kuba indashyikirwa ndetse no kuba icyamamare nk'uko byanamukundiye rero akaza kwamamara, na n'ubu ngubu tukaba tumuvuzeho bitewe n'izina yakoze. Uyu mugabo rero inzira yinjiriyemo mu ruhando rwa sinema, Vidyuti yatangiye akora imyiyerekano cyangwa se fashion show, no kwereka abantu uburyo abashaka rero kwirwanaho. Ibi rero byatumye amenyekana kuko yaje kubona amahirwe yo gukina muri filime ya Force, imwe nakubwiraga yagaragayemo bwa mbere, ikaba yarasohotse nabwo mu mwaka wa 2011, aho yakinanye na John Abraham. Yagaragaye nk'umwanzi w'igikatu cyangwa se umwe bita The Band, akina neza ku buryo yahawe igihembo cya Filmfare Award nk'umukinnyi mushya kandi mwiza cyane, bitewe n'iyo filime yaragaragayemo bwa mbere. Izamuka rero mu ruhando rwa sinema n'imirwano, ukuntu byaje kugenda. Vidyuti yamenyekanye cyane rero kubera filime nka Komando, aho yagaragazaga ubuhanga bwo kurwana afashijwe rero n'abamusimbura. Adafashijwe n'abamusimbura, kwa kundi ko umuntu yicara nko kuri moto tuvuge, ubundi bakamukuraho hagati ajyaho yitwara, yamara kuyiparika bakagaragaza bamunayicayeho, babifatanya muri filime ukagira ngo niwe wabyikoreye kandi hari uwabimukoreye. Uyu we rero byose niwe wabyikoreye, nabyo kuvuga ngo arakenera ababimukorera. Ibiro byamuhesheje kubona agatubutse ndetse aramamara kuri ubu ngubu, niyo mpamvu natwe tumuvuzeho. Rero yagize uruhare rukomeye muri iyi filime ya Komando, aho yagize ibice bitatu. Igice cya mbere cyari Komando 1, kikaba cyarasohotse mu mwaka wa 2013. Igice cya kabiri nacyo kigasohoka mu mwaka wa 2017, ndetse n'icya gatatu kigasohoka mu mwaka wa 2019. Iyi ni filime rero yamuhaye kwamamara cyane, ku buryo natwe tumugarutseho muri aka kanya.
muri aka kanya kabisa tukaba tumugarutseho bitewe n'uko yatinze muri izi filime n'izindi zigiye zitandukanye. Izi filime rero zamugize icyamamare mu mirwano ya sinema ndetse abona izina rikomeye mu Buhinde no hanze yabwo. Kuri ubu ngubu akaba afite filime nyinshi zamugize icyamamare ndetse zikomeje kumuha hiti ikomeye. Ubumenyi mu myitozo rero n'ubuzima buzira umuze uyu mugabo ahorana bituma rero agira amahirwe ndetse akagirirwa n'icyizere cyo gukina muri filime zigiye zitandukanye nyinshi cyane. Niba umuzi cyangwa se ukibona aya mafoto cyangwa se iyi video, ndakeka wahise umumenya. Niba hari izindi filime umuzimo urahita umenya uwo ari. Ibi rero bigufasha kumenya umuntu uri kureba cyangwa se niba yagushimishije muri filime ariko utamuzi. Iyi nkuru yacu tuba tumukozeho igufasha kumenya umukunzi wa cyangwa se umuntu ukunda cyane cyangwa se umukinnyi ukunda cyane ugushimisha iyo urebye igikorwa cyiwe. Uretse rero gukina sinema, Vidiuti ni umwe mu bantu bakina imirwanire imwe bita martial arts cyangwa se abo bita abanyamashanyarazi ba martial artist bakomeye cyane ku isi yose. Yashyizwe rero ku rutonde rw'abantu 10 bafite imyitozo idasanzwe ku isi n'urubuga rwitwa The Richest. Urubuga akaba arirwo rwamushyize ku rutonde rw'abantu 10 bafite imyitozo idasanzwe kuri iyi si. Uyu mugabo rero yashinze urubuga rwitwa Xlo yigishirizaho rero uburyo bwo gukora imyitozo ndetse n'ubwirinzi, bimwe bakunze kwita self defense mu rurimi rw'icyongereza cyane rero cyane ku rubyiruko n'abakiri batoya. Urumva ko uyu mugabo afite uruhare rukomeye, nawe bagombaga kumenya ibi byose. Ubuzima bwe bwite rero, Vidiuti yakundanye n'umunyamideli witwa Minal Shetty rero niwe mukunzi we, bigeze gukundana ariko ntihigeze hatangazwa ko bashyingiranywe cyangwa se ngo bashakane. Ari mu bantu rero kandi bagaragara mu buzima bworoheje ariko bateguye neza cyangwa se banateye neza cyane, dore ko ari umusore w'amatuza nk'uko nawe ubibona. Ibirenze sinema, azi gukina filime za action atifashishije imashini cyangwa se CGI cyangwa abamusimbura. Bimwe nahoze mbabwira mbere, kwa kundi ko ugenda wenda ukatwara moto usimbuka, wasimbuka nk'umusozi ariko wowe bikarangira hari uwagusimbuye akaba ari we uyisimbukiraho, wowe ukayifotorezaho gusa. Muri filime bakazagaragaza ngo ari wowe wabikoze. We rero byose arabyikorera, nko muri ya filime yitwa Crack, sindi nawe arayibonye, filime aba ari gusimbuka y'imikino, aho aba yahuye n'umugabo witwa Arjun Rampani, nawe nshobora kuzabazanira. Biriya bintu byose arabikora atifashishije abamusimbura. Uyu mugabo kandi afite rero inyota yo guteza imbere imyitozo y'umubiri ku isi hose ndetse no mu Rwanda azahagera. Mumwitegure namwe azaza abahugure. Kandi akunda rero gusura ahantu hafite amateka, umuco n'ubuhanga gakondo bw'Abahinde, ndetse ko atari mu Buhinde gusa n'ahandi hose ku isi hirya no hino agenda agerayo. Umusozo rero w'iyi nkuru twavuga ko Vidiuti Jamwari ari urugero rwiza rero rw'umuntu wavuye ku busa akagera kure ndetse agakora cyane akiyubakira rero izina, ndetse akaba afite izina rikomeye ku isi hose. Uvuye mu gace yavukiyemo ko muri Jammu Kashmir, akaba ageze ku rwego rw'isi. Uyu mugabo rero wamwigiraho gukora cyane ndetse ukamwigiraho kwitonda, kuko dore ko ari n'umuvegetariye cyangwa se ba bantu batarya inyama, ari umuntu wirira ibintu by'imbuto n'imboga. Abakunda filime z'imirwano rero bamufata nk'icyitegererezo, ndetse benshi banamwita Bruce Lee wo mu Buhindi bitewe n'ibikorwa bye agenda akora. Wowe ugeze hano bwa mbere, nagusaba gukora subscribe, like, share na comment, ugafungura inzogera, ubundi tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kugira ngo ujye urabona notification zikugezeho cyangwa se ubone notification z'ikiganiro dushyizeho gishyashya kuri iyi YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Gukora subscribe, ugakora ku nzogera, ugafungura notification, ubundi tukajya tubana mu biganiro bitandukanye. Nge wumvaga nitwa Claude, iyi ni Twidagadure TV show. Ndabashimiye, bye bye, hasta la vista.